all protocols observed. Ndi koloneli Stella Uwineza, nkaba mba mu ngabo z'igihugu mu mutwe w'ingabo zirwanira mu kirere. Nanjye ndabanyuriramo muri makeya urugendo rwanjye kugeza uyu munsi. Nyirangiza amashuri yisumbuye nitegura gukomeza kaminuza, twari mu ngando aho bari barimo batuganiriza kuri gahunda zitandukanye za leta ku bibazo by'igihugu ndetse n'uruhare rw'urubyiruko mu kubaka igihugu. Twaganiriye n'abayobozi batandukanye bo mu nzego za leta ndetse n'iz'igisirikare. Ngewe nabaye inspired, nkunda cyane ibiganiro twagejejweho n'abasirikare, hari harimo abagabo, harimo abagore, cyane ko twanakoraga izo ngando twambaye uniform, numva ko uwo mwenda ntawukuramo. Uko niko byagenze, ingando zagiye kurangira nafashe icyemezo cyo kujya mu gisirikare. Ninjiye mu gisirikare, noherezwa kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare hanze, aho narangije ndi electrical engineer. Nyuma gato mba na ofisiye. Nakoze akazi gatandukanye ka gisirikare mu nshingano zitandukanye, harimo n'ubutumwa bw'amahoro hirya no hino muri Afurika. Ari nako nkomeza amasomo n'amahugurwa ya gisirikare yisumbuyeho. Nyakubahwa First Lady, uyu munsi twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, umugore mu iterambere mu myaka 30. Nanjye ndi koloneli w'umugore ufite inshingano z'akazi ndetse n'iz'umuryango. Ndubatse, umugabo wanjye ntabwo ari umusirikare, nkaba mfite n'abana. Ni inshingano zitoroshye, zisaba zose kunozwa. Nkabona ko ikidufasha hamwe n'abarumuna banjye bari hariya kuzinoza ni ukumva ko bishoboka, ni ubushake, ni ishyaka, ariko kandi ni n'ubuyobozi buduha amahirwe hagendewe ku byo dushoboye, ku bushobozi. Nabwira ababyeyi gukomera ku nshingano zabo zo gushyigikira abana babo, bakabaremamo icyizere mu byo bifuza kugeraho, bakareka kubaca intege bavuga ko hari ibyo batageraho, badashoboye, cyangwa se bataba byo kubera ko gusa ari abakobwa. Abana b'abakobwa bari hano nabo nababwira ko hari uburyo bwinshi bwo gukunda no gukorera igihugu. Igisirikare ni bumwe muri bwo. Navuga ko bisaba imbaraga kandi murazifite, ni ukongeraho gusa ubushake. Dufite abasirikare b'abagore b'abayenjeniyeri muri fields zitandukanye, dufite abapilote, dufite abaganga, dufite abatekinisiye, dufite abakoresha ibikoresho bitandukanye bya gisirikare. Abana b'abakobwa rero navuga ngo mwitinyuke, murashoboye, kandi mukoresha amahirwe mufite ku buyobozi bwiza bubashyigikiye. Mwubaka ubushobozi, nibwo buzabafasha kugera ku byo mwifuza kugeraho. Murakoze nyakubahwa First Lady. Reka mpamagare murumuna wanjye rwiyemezamirimo ukiri mutoya Ebenezer nawe abaganirire.